Nongeye kubasuhuza bene data bakunze bisarura 12 TV. Amahoro y'umwami Yesu nabane namwe. Mwari muraho kandi mwari mukomeye. Umwami Yesu nabishimire cyane. Uyu munsi wa none tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo kurinda ibyo kwizera. Kurinda ibyo kwizera niryo jambo tugiye kuganira. Kurinda ibyo kwizera ni ijambo tugiye gusanga mu rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo, ni urwandiko rwa 2 bice byaho ni 4 umurongo waho ni wa 6. Imana itugirire neza. Urwandiko Paulo yandikiye Timoteyo rwa 2 ibice byaho ni 4 umurongo waho ni wa 6. Reka tubanze dutangire dusenga hama dusome ijambo ry'Imana tuganire. Ndagushimiye mwami Yesu, ngushimiye imbabazi n'ubuntu bwawe, ngushimiye ko uduhaye uyu munsi wa none, urawutwongeye mu minsi yose tumaze, na urawutwongeye kugira ngo tubonekemo kandi tubonekemo dukora imirimo yo kuganira n'ijambo ryawe. Ndasengeye buri muntu wese utegeye amatwi ubutumwa bwiza bw'ijambo ryawe uyu munsi wa none. Sengeye mushiki wacu, nsengeye umuvandimwe, sengeye abapapa, nsengeye abamama. Ukuboko kwiza kw'Imana reka kubane na buri muntu wese mu mirimo barimo, ibyo bakora, aho baherereye, abari mu ngendo zitandukanye, abari mu kazi. Imana y'amahoro ibashigikire, koko kwiza kw'Imana kubashigikire aho bari. Imana ubahe kurindiramo ibyo kwizera mu izina rya Kristo Yesu. Ngaho tugwaye ikaze, ngaho nudufashe, nuturwaneho, nuturwanirire, amaboko yawe adushigikire. Niko nsenze kandi niko nsabye, ni mu izina rya Yesu umucunguzi wacu, amen. Reka tuganire rero ijambo ry'Imana ryo tuvuze riri mu rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo, ni urwandiko rwa 2 ni bice 4 n'umurongo waho ni wa 6. Reka dusome ijambo ry'Imana. Haravuze ngo kuko ngeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye kikaba gisohoye. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iryo umwami umucunguzi umucamanza utabera azama kuri ujya munsi. Nyamara sijye njyenyine, ahubwo ni abakunze kuboneka kwe bose. Imana itugirire ubuntu, amen amen. Bakundwa bene data, tugiye kuganira iri jambo rivuze ngo kurinda ibyo kwizera. Kurinda ibyo kwizera niryo jambo tugiye kuganiraho. Aho uherereye, aho utuye, aho uba, aho ukorera, aho ugenda mu kazi kawe ka buri munsi, tugiye kuganira ku ngingo, ku bintu bigera muri 3 byagufasha kurinda ibyo kwizera kugira ngo uzabashe gusoza urugendo rwawe amahoro. Aya magambo dusomye ni amagambo yavuzwe n'uwo twita intumwa y'abanyamahanga, uwo twita Paulo, ari we ntumwa y'abanyamahanga. Yavuze aya magambo mu gihe cyo gusoza urugendo rwe kigiye kurangira. Avuga aya magambo ariko mu nshingano cyangwa se mu byo yadusigiye tugomba kureba kugira ngo bigaragaze umukristo ushyitse. Yavuzemo ibintu 3 ari byo tugiye kugarukaho, ari nabyo twahagarariyeho mu ntego tugiye kuganira kuri uyu munsi wa none. Imana itugirire ubuntu cyane. Yavuze amagambo akomeye menshi ariko meza. Paulo yagiye avuga amagambo menshi meza. Hari aho yanditse amagambo meza cyane, hari aho yageze yandika mu gitabo cya muri uru rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo mu bice 4 ku murongo waho w'8. Aravuga ngo kwitoza k'umubiri kugira umumaro muri bike, ngo naho kubaha Imana kukagira umumaro muri byose, ngo kuko gufite isezerano rya none n'igihe kizaza. Imana yacu itugirire neza. Nshuti y'umusaraba, mu kurinda ibyo kwizera ndagira ngo tuze kurebamo icyo umuntu akwiriye gukora. Ese umuntu yarinda ibyo kwizera mu gihe yitoza iby'umubiri, cyangwa se ahubwo umuntu akwiriye kwirinda akarinda ibyo kwizera mu gihe cyo kubaha Imana kugira ngo ubone isezerano? Kuko ngo mu kubaha Imana harimo isezerano rya none n'igihe kizaza. Imana itugirire ubuntu cyane. Ni ijambo dusomye, ni ijambo rirangaha hano mu bice byaho 4 umurongo waho wa 6. Paulo yaravuze ngo ibisigaye bene data, ibisigaye bene data, kuko aho ngeze meze nk'ibisukwa ku gicaniro, ibisigaye
ngo ngewe aho ngeze meze nk'ibisukwa ku gicaniro, narwanye intambara nziza. Ndagira ngo tuganire kuri ibi bintu bitatu yavuze, kuri ibi bintu bitatu Pawulo avuze. Yavuze ngo aho ngeze meze nk'ibisukwa ku gicaniro, narwanye intambara nziza. Ntabwo nzi intambara uri kurwana iyo ariyo, ntabwo nzi ni iyihe ntambara muri ubu buzima bwo gukiranuka iyo urimo kurwana. Hari igihe waba urwana intambara y'amagambo, hari igihe waba urwana intambara yo gusebanya, hari igihe waba urwana intambara z'amatiku, hari igihe waba urwana intambara z'ishyari. Ariko Pawulo yaravuze ngo nge narwanye intambara nziza. Mu rugendo rw'ugakiza, mu rugendo rw'ubutumwa bwiza bwa Pawulo, agaragaje ko yarwanye intambara nziza. Rero niba ari we tufatiraho icyitegererezo nk'intumwa y'abanyamahanga, dukomoraho ibyo kwizera, ukwiriye kurwana intambara nziza. Imana yacu itugirire neza. Ukwiriye kurwana intambara nziza, ukarinda ibyo kwizera. Imana itugirire ubuntu cyane. Avuga ngo narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera. Imana itugirire neza. Ngo narangije urugendo rwanjye. Tugiye kuganira kuri ibi bintu bitatu. Ndagira ngo uwo uri, aho ukorera, aho ugenda, aho uba, utekereze ngo ese ni iyihe ntambara ndimo kurwana. Mu buzima bwa buri munsi mbayemo ni iyihe ntambara ndimo kurwana. Mu Kristo mwene data, tumaze igihe twitegereza, tureba abantu intambara barwana nazo, ugasanga rimwe na rimwe ni intambara zidakwiriye, ni intambara zidafututse. Ariko ndakwifuriza kurwana intambara nziza nka Pawulo. Pawulo ni umugabo wirasi intambara yarwanye. Hari aho yandikiye Abefeso aravuga ngo sinshaka ko mutamenya amakuba yambayeho cyangwa se ibyambereyeho muri Efeso. Yavuze amagambo menshi, ariko mu byo asoza urugendo niho tugiye guhagarara. Yaravuze ngo aho ngeze meze nk'ibisukwa ku gicaniro. Mu mirimo nakoze cyangwa se mu murimo nakoze, ngewe bigaragaza ko narwanye intambara nziza. Kandi muri uko kurwana intambara nziza si ibyo gusa, ahubwo narinze n'ibyo kwizera. Haleluya! Ngo narinze ibyo kwizera. Arangira ngo inshuti y'umusaraba wa Kristo, si ukurwana intambara gusa, ahubwo ukwiriye no gusoza urugendo rwawe neza. Ukwiriye gusaba Imana ikaguha imbaraga zo kurwana intambara nziza. Ukwiriye gusenga Imana mu buzima ubayemo, ukarwana intambara nziza. Mu minsi y'ubuzima bw'ubukene ubayemo, mu minsi y'ubuzima bw'imibabaro n'uburwayi n'ubusharirirwe bw'imibereho ubayemo, ukwiriye gusaba Imana ikaguha kurwanamo intambara nziza. Ikindi cya kabiri, ndagira ngo mu kindi cya kabiri Pawulo yaravuze ngo narangije urugendo rwanjye. Haleluya! Ngo narangije urugendo rwanjye. Mwene data mukundwa, nshuti y'umusaraba wa Yesu, ntabwo nzi urugendo rwawe urimo, urubayemo ute, uri ku rugendo ute, uruhagararanyemo ute n'Imana. Ariko ukwiye kubana n'Imana mu rugendo rwawe, ndetse kandi ukazarusoza neza. Niba wari uri mu rugendo rutanye, nagira ngo mbabwire ngo nta ntambara n'imwe yatumye Pawulo asubira inyuma. Ariko wowe mu bigaragara mu rugendo rwawe rw'agakiza, ubukene bwakugezeho, usubiye inyuma, uvuye mu nzira. Mu bigaragara ubukene cyangwa se imibereho biri kugaragaza yuko udashobora kuzasoza urugendo. Rero mukundwa mwene data, nshuti y'umusaraba wa Yesu, uyu munsi wa none Imana ikuntumyeho ngo nkubwire ngo uhagarare urebe ngo ndi kurwana izihe ntambara. Kandi kabiri, urebe ngo ese ndi mu yihe nzira, ese ndi mu nzira koko inganisha kuzasoza urugendo rwanjye. Icya gatatu, urinde ibyo kwizera muri urwo rugendo no muri izo ntambara urwana, urinde ibyo kwizera. Ari nayo ntego y'ijambo turiho ivuga ngo kurinda ibyo kwizera. Haleluya! Kurinda ibyo kwizera. Ukwiriye kurinda ibyo kwizera mukundwa mwene data. Ubuntu bw'Umwami Yesu nibibe muri wowe. Kurinda ibyo kwizera. Imana itugire neza. Hano kuri 7 yavuze ngo narwanye intambara nziza. Narwanye intambara nziza. Narangije urugendo rwanjye. Narinze ibyo kwizera. Haleluya! Kurinda ibyo kwizera. Umva amagambo avuze ageze ku 8. Yaravuze ngo ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iryo umwami umucunguzi umucamanza aza utabera azama kurujya munsi. Imana itugirire neza. Nshuti y'umugisha, nagira ngo nkubwire ngo ukwiriye kurwana intambara nziza kandi ukarinda ibyo kwizera. Imana itugirire ubuntu cyane.
kurinda ibyo kwizera, narwanye intambara nziza. Kurwana intambara nziza mu nzira y'agakiza, Imana itugirire neza. Ijambo Pawulo aravuze ngo ibisigaye, nubwo narwanye intambara nziza ndetse nkarangiza urugendo rwanjye ndetse inkarinda ibyo kwizera byo muri jye, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka. Haleluya! Umva, tubikiwe ikamba ryo gukiranuka mu gihe urinze ibyo kwizera. Ubikiwe ikamba ryo gukiranuka mu gihe urwana intambara nziza. Uyu munsi wisubiremo urebe koko intambara warwanaga ni intambara zimeze zite. Ndagira ngo twifashishe irindi jambo tugiye gusanga mu byahishuwe mu bice byaho bitatu. Umurongo waho ni umurongo waho wa 2. Twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwiye. Ibyahishuwe ibice byaho bitatu n'umurongo waho wa 2. Reka nsabe uwo turi kumwe adusomere iryo jambo ry'Imana. Reka dusome ijambo riri mu byahishuwe bice bitatu umurongo wa 2. Haranditse ngo jya maso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa, kuko nabonye ko ari nta mirimo mwakoze itunganye rwose imbere y'Imana yanjye. Amen. Twari ku ijambo tuvuze ngo ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iry'umucunguzi, umucamanza, utabera za makuru ujya munsi. Imana yacu itugirire neza. Mu ijambo hano Yohana atubwiye mu byahishuwe mu bice byaho bitatu, ku murongo waho wa 2 aravuze ngo jya uba maso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa, kuko nabonye ko ari nta mirimo mwakoze itunganye imbere y'Imana yanjye. Imana itugirire neza. Jya uba maso, nshuti y'umusaraba wa Yesu, mu kurwana intambara nziza jya uba maso, mu gusoza urugendo rwawe jya uba maso, kandi mu kurinda ibyo kwizera jya uba maso. Pawulo mu magambo atubwira ngo tujye turinda ibyo kwizera muri twebwe. Hano dusomye amagambo avuga ngo jya uba maso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa. Haleluya! Jya uba maso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa. Nshuti mukundwa mwene data, nshuti y'umusaraba wa Kristo Yesu, jya uba maso mu byo ukora, mu mibanire yawe n'Imana, mu mibanire yawe n'abandi, mu mikoranire yawe n'abantu. Jya uba maso, kandi muri uko kuba maso ukomeze ibisigaye. Ibyo wari usigaje ubikomeze. Wenda hari aho watandukiriye utarwanya intambara nziza, ariko noneho umenye ko ukwiriye kurwana intambara nziza, jya uba maso kandi ukomeze uburyo bwo kurwana intambara nziza. Imana itugirira ubuntu cyane. Aravuga ngo kandi urinde usoze urugendo rwawe. Aho ubona uri mu rugendo rwawe utagenze uko bikwiriye, jya uba maso ukomeze iby'urugendo, kandi n'ukuri ubikomeze nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye. Bibiliya iratubwiye ngo kuko nabonye yuko ari nta mirimo wakoze itunganye rwose imbere y'Imana yanjye. Kuko nabonye ko ari nta mirimo itunganye wakoze rwose imbere y'Imana yanjye. Nshuti mukundwa mwene data, hano ijambo riratugaye iki? Riratubwiye ngo ujye ukomeza ibisigaye, ujye ube maso ukomeze ibisigaye, kuko nabonye ko ari nta mirimo itunganye wakoze rwose itunganye imbere y'Imana yanjye. Mukundwa mwene data, mu kurinda ibyo kwizera jya uba maso. Jya uba maso wa musore we, jya uba maso mukobwa, jya uba maso mugabo, jya uba maso mubyeyi, jya uba maso nshuti y'umusaraba, mu rwego urimo, mu ntera uhagazemo, aho uba n'ibyo ukora n'ibyo ubana nabyo, jya uba maso ukomeze ibisigaye rwose, kandi kuko Imana yari ibonye ko nta mirimo itunganye wakoze imbere y'Imana. Nshuti rero, Imana itugirire neza. Twari ku ntego y'ijambo ivuga ngo kurinda ibyo kwizera. Rero rinda ibyo kwizera Imana yashize muri wowe, kandi ijambo riratubwiye ngo ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka. Nurinda ibyo kwizera
ntabwo bizarangirira gusa, ahubwo mu bisigaye uzaba ubikiwe ikamba ryo gukiranuka, uzaba ubikiriwe ikamba ry'imirimo myiza, uzaba ubikiwe ikamba ry'ubugingo. Muri aya makamba Bibiliya itubwira agera muri 7, nshuti y'umusaraba wa Kristo, nuba maso ukarwana intambara nziza, warangiza kandi ukasoza urugendo, warangiza ukarinda ibyo kwizera, mu bisigaye umwami akubikiye harimo ikamba ryo gukiranuka, harimo ikamba ry'ubugingo, harimo ikamba ry'imirimo. Imana yacu itugirire neza. Jya uba maso rero nk'uko ijambo ribitubwiye hano mu Byahishuwe mu bice 3:2, ritubwiye ngo jya uba maso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa. Niba hari ibyari bigiye gupfa byapfiraga mu maboko ya byepfiraga imbere yawe, bikomeze, Imana ibane nawe kandi gushyigikire. Aya magambo niyo amagambo Imana yari kunumyeho kugira ngo tuganire, kandi umwami Yesu akwiteho cyane. Mwifurije kurinda ibyo kwizera, mwifurije kurwana intambara nziza, mwifurije gusoza urugendo rwawe, mwifurije kujya uba maso uko bwije n'uko bukeye, mwifurije kubana n'Imana mu buzima bwawe no mu mibereho yawe ya buri munsi. Jya uba maso, jya uba maso, komeza ibisigaye mu izina rya Kristo Yesu. Aleluya, komeza ibisigaye. Imana y'amahoro ibaha umugisha cyane kandi mugubwe neza. Mwifurije kurwana intambara nziza mu buzima wari urimo. Ntabwo nzi intambara warwanaga, ariko uyu munsi wa none ubwira Imana ngo Mana, nkeneye kurwana intambara nziza. Uyu munsi ubwira Imana ngo Mana, mu rugendo rwanjye nabonaga ngenda uko bidakwiriye, ariko nshaka kugira ngo nzasoze urugendo neza. Juma kugenda neza. Na wenda niwajyaga ubasha kwirinda, numenya agaciro k'ibyo kwizera biri muri wowe, nubashe kubirinda. Uyu munsi wa none urinde ibyo kwizera biri muri wowe mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Saba Imana iguha imbaraga, Imana itanga imbaraga. Nubwo turi mu minsi igoye, nubwo turi mu minsi yeruka iyindi, nubwo turi mu minsi ikomereye abagenzi, ariko mwifurije gusaba Imana kugira ngo ujye uba maso. Imana y'amahoro nibaha umugisha, ndabishimiye kandi umwami Yesu abiteho. Bakunzi inshuti z'umusaraba, rero tujye dubana muri ibi biganiro, tujya tuganira duhuriye kuri channel y'Isarura 12 TV. Mudushigikirishe gukora subscribe. Imana y'amahoro ibaha umugisha cyane, kandi rwose Imana izabaha umugisha. Murakoze, nimuhabwe umugisha n'Imana. Umwuka wera abamurikire, umwuka wera abashigikire. Imana ibane namwe aho muherereye. Ndagushimiye mwami Yesu, ngushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi udahwema kutugirira. Ngushimiye ko ubanye n'aba bene data bose bategeye amatwi ubutumwa bwiza bw'ijambo. Umwuka wera nabane nabo, kandi ujye ubaha kurwana intambara nziza, kandi ujye ubaha gusoza urugendo rwabo, ujye ubaha kurinda ibyo kwizera byo muri bo, kandi ubahe kuba maso mu izina rya Yesu kugira ngo bakomeze ibisigaye byari bigiye gupfa. Ndagushimiye ko ubanye natwe kandi utwitayeho, ni mu izina ry'umucunguzi n'umukiza wacu Yesu. Amen. Shalom, shalom. Ndabakunda cyane. Murakoze.